Aburishije nta kintu kirenze. Igikuru nuko umusore wacu afite maje. Suka cyane. Turi gusuka ji muri rya cupa ryacu. Nyuzuze. Murabona ko yuzuye neza cyane. Mwebonye ko icupa ryacu ryuzuye. Yego. Aha. Dufite itasi ryacu aha ngaha. Nta kintu kirimo. Mwabibonye ko nta kintu kirimo. The glass is empty. This is how magic is done. You are going to see the magic. Yehe. Nomfasha. Guhanire mu tasi. Iri mu tasira. Ji iri mu tasi mwabonye ko. This is the magic. Iyi ni maji yigwa ikanakorwa. Yasaga turi kumwe n'umusore, ni umusore kiri muto mwiza ufite imisatsi nawe muri kubona. Turaza kugarukaho akayitubwiraho, ni no mpamvu twamutumiye kugira ngo atubwire by'umwihariko ku misatsi ye idasanzwe. Agiye gutangira tubwira muri rusange amazina ye n'umuntu utamuzi background. Amazina yanjye wenda ku mazina niswe n'ababyeyi ni Emmanuel Nyobohongiro. Ndi umu artiste muri Future Vision Agency, nkaba ndi n'umwarimu wabo, ariko hari n'undi unkuriye bamwita Niyonsengayirize, ni nawe mukuru wanjye niwe uyobora. Ubwo yadahari ni njye uyoboye. Ikintu cyatumye tuza kukureba rero ni no misatsi. Iyi misatsi rero ubwo urebye ni isanzwe kuko ni dread nk'iz'abandi, wenda aho bitandukanye ni style nazikozemo. Umuntu uri kumo kuyireba neza, sinzi niba bitwereka neza ukatwereka n'inyuma niba byashoboka. Urabona ko Cameraman sinzi niba yayiberetse, ongera. Ni kwa kundi neza. Iyi misatsi yawe imaze igihe kingana iki? Murimo kuyireba ashobora kubona isa n'ishaje, imaze igihe. Uyimaranye igihe kingana iki ku mutwe wawe? Wamugani wa papa cyangwa hano ni ikirombe naho. Iki nacyo ni ikirombe, imaze imyaka 5. Idred imaze imyaka 5. Ubwo ejo bundi rabigize nk'imyaka 6, urumva ko iri gukura nayo. Ni umwana nk'abandi. Ugiye yogosha rimwe na rimwe cyangwa ni urebye wenda style nkunda kogosha na ku ruhande gusa. Ariko aho nta kibazo ndahareka. Kubera ko utayogosha imyaka 5, ubwo twavuga ngo ni muri 2010 na kangahe buriya? Ubwo ni 2015. Kubera ko utogosha imisatsi. Nyine urabona ubwo imisatsi ubundi akenshi abantu banzi bwa mbere. Nubundi filime twigeze gukora, filime yo bita Rwanda. Twayikiniye muri Czech Republic, twahujwe na sirike yitwa Sirikiraputika. Ubwo icyo gihe twari tuvanze, hari abazungu nyine bari abantu bahariya natwe abirabura, dukora ikintu cya combination, dukora iyo filime. Ubwo icyo gihe no kuvuga ngo izi dread zari zihari, no kuvuga uwabonye agapati ka mbere nubundi yagombaga guhora mbona kuko yamaze imyaka igera muri 3 gutyo ikiri gukorwa. Ntabwo nari kuzikuraho kuko nicyo kintu bari banziho. Niyo mpamvu nahise nzirekeraho, buriya niyo style yanjye. Mbere ko tugaruka noneho natwe abirabura dukora ikintu cya combination, dukora iyo filime. Ubwo icyo gihe no kuvuga ngo izi dread zari zihari, no kuvuga uwabonye agapati ka mbere nubundi yagombaga guhora mbona kuko yamaze imyaka igera muri 3 gutyo ikiri gukorwa. Ntabwo nari kuzikuraho kuko nicyo kintu bari banziho. Niyo mpamvu nahise nzirekeraho, buriya niyo style yanjye. Mbere ko tugaruka noneho by'umwihariko ubwo nibanga riba ririmo, reka tugaruke ku izina ukunze kwiyita. Harya niri imbwa ziri kode. Umuntu utazira ijambo akenshi urimubwiye aratungurwa. Kuki ukundira ijambo? Byakuje mu kuva ryari?
umuntu ushobora gutungurwa ni umuntu utabizi. Akenshi urumva wenda mfite nka studio yitwa Imbwazi Record ikora imiziki, irarekodinga ikanakora ino muziki isanzwe y'abahanzi. Natwe turi abahanzi muri Future Vision Agency, urabizi ko twababwiye ko harimo impano nyinshi zitandukanye. Iyo ngiyo nidukorera wenda imiziki imwe n'imwe, ariko urumva twe nta kibazo kubera ko urebye akenshi imbwa buriya hari abantu bayizi ko ari ikintu kibi, ariko ubundi ntabwo imbwa ari mbi. Imbwa ni akantu keza, ni agatungo keza, ubundi ni ikiremwa nk'ibindi. Ubwo urumva nanjye wenda niba narafashe izina nkaryita studio nkavuga ati ni Imbwa Studio, Imbwazi Record, nanjye ubwanjye ubwo abandi bari bazi ko mfite iyo studio bakunda kumpamagara imbwa gutya. Ubwo nanjye nahise numva ko nta kibazo tu ndarifata, ubwo nanjye ubwo ndi imbwa. ko umuntu yakwita imbwa wumva nta kibugutwaye, nta kibazo. Urabona ibyo bintu ubundi abantu bishiramo ngo barabatutse, akira ntabwo ari igitutsi. Noze kuba imbwa ni ukuvuga imbwa n'ubundi umuntu we ku giti cye aba yizi icyo ari cyo, nawe uba wiyizi. Urumva umuntu akubwiye ngo uri imbwa utariyo, urumva n'ubundi nta kibazo biba bigutwaye. Ariko ntuzi ko hari abantu bitwa mpyisi, ntuzi aba ari mpyisi. Ubundi n'ubundi buriya mfite imbwa ndazoroye kuko ndanazikunda cyane. n'umuntu yitegereje n'imisatsi kuri icyo kiboro cy'imbere ubona bifitanye isura kubera ko kuko wesemo aka kantu gakoze gutya. Aka kantu ubundi nanjye ntabwo renzi ko bizamera gutya, ariko nagiye kubona mbone ziri kwiforoma ko mpita nkomerezaho. Akenshi ubundi abantu bakunda kumbwira ngo imeze nk'iya The Weeknd, uriya mujama w'umunyamerika uririmba w'umuhanzi. Ariko ubwo nawe sinzi niba ariko bimeze, ariko gusa nigeze kureba koko mbona nawe iyi dread afiteho nawe bimeze kimwe. Ntabwo uteganya kuba wayikuraho cyangwa kuba wahindura ukaba wasubira mu musatsi wawe usanzwe? Biriya byo wabikora ubishaka, ariko nyine urabona turi abarasta ni ku mutima n'inyuma. Ubwo tuba tugomba kugaragaza icyo turi cyo kuko turi abana b'Imana. Uko urabona nk'urugero impamvu utavuga ngo urahita uyikuraho nta mpamvu, ibintu byose dukora dukoresheje umusatsi dusibye igitabo. Urumva n'ubundi se bambajije ngo nsibye igitabo nagisibye ute kandi uyu musatsi udahari? Narayikuyeho. Reka duhite tubihuza noneho n'abantu bavuga ko imisatsi yawe irimo maji cyangwa se irimo amagini. Irimo maji ahubwo ntabwo ari amagini. Twaragitanze. Mwatanze igitambo? Igitambo gishimwe ku Mana. Twemeye kwitanga, turavuga ati ntabwo tuzogoshe, dutanga uruhara, tumera umusatsi. Mbere y'ikiganiro umusore twaganiriye atubwira ko batanze igitambo mutanga n'ikihe kugira ngo umashe gukora ibi bintu by'umwihariko no muri no musatsi wawe? Yabona iki gitambo ikintu cya mbere utanga ni igihe. Avuga utanga igihe cyawe ugitanze uriga ukamenya. Ariko wenda ibi wenda narinde kumera nk'uri gukina, urabizi ko dukoramo na komedi, ariko no kuvuga ibintu byose bihaye igihe, ibintu byose urabimenya. Ubwo niba style yanjye nyikoresheje umusatsi muri maji, ubwo ni maji. Ubwo uhita ufata ko uwo musatsi ariyo maji, ni mbese ni nk'ariyo umusatsi ari utuma iyo maji ikoreka. Ubwo ni gutyo biba bimeze. Igitambo mu gihande? Igitambo ni ukubwira Imana wagihande. Imana ko ariyo yaduhaye byose. Hari abantu batanga ibitambo kugira ngo babone imaji zitandukanye, by'umwihariko wenda zikaba zishe muri umusatsi wawe. Ni ikihe gice ukunda kuri uwo mutwe wawe kuvuga ngo ahangaha nyine uko byagenda kose ntawahakora? Niho ari maji. Ubwo ni ukuvuga ko kuko niho dusubisha kiriya gitabo. Ubwo kugira ngo umusatsi ukurweho byasaba iki? Byasaba nyine isizo cyangwa tondezi. Nta giciro cyo wasogira ngo kugira noneho ubwo mbajije ku igiciro z'ubwo wayabona ntiwayabona. Hano harimo amafaranga menshi buriya. Wowe bara imyaka ingahe? 5 iyi dread imaze. Ubwo amavuta kandi ndabizi ko abantu benshi baba biza amavuta ya dread ukuntu ahendaga.
ukajya ushyiramo kuko urabona nk'iyo tugiye wenda nko gusohoka ntabwo wagenda zino direde zimeze gutya nk'ubu hari amavuta ushyiramo wenda zigasa ukundi kuntu ukajya uzihindura ukazihindura urumva birahenze ugiye kuzogosha n'ubundi urumva waba umeze nk'aho amafaranga yose wayapfishije gusa nk'umuntu ukuze muri maje amenye ko niyo yigira kuri inde muri ibi ngibi byarimo ninde afata nk'icyitegererezo ibi ngibi icyitegererezo cyanjye n'ubundi nka master wanjye mukuru nirize kuko niwe uyoboye ni nawe wabitwigishije ibi byose ubona dukora kuvuga nta kintu twe dukora ahubwo we noneho yakora ibirenze kuko ni dukeya mu byazi tuno turi gukora ubwo imagine sasa we noneho akinnye sasa we nta nubwo ajya kunda wenda kuvuga ngo araza kuko ari hanze we ntajya kunda kuvuga ngo arakina show zino za hano wenda mu Rwanda akunda kubona ibiraka byinshi hanze ariko ibaze yakiniye hano nk'aha kuri iyi televiziyo yanyu wenda mwabona itandukaniro nka master nabo yigishije kuko waraturenze ubwo icyerekezo cyawe kikaba ari ikihe none muri rusange icyerekezo n'ubundi ni ukugira ngo turebe ko twazamura urubyiruko urabona nk'amahirwe wenda twari dufite ni ukubagira inama urabona nk'ubu mfite dread ariko umuntu ashobora guhita yimagina ngo nk'urumogi cyangwa itabi ariko wenda mpamagaye nka Bemba come on man urabona nk'uyu nguyu sibyo afite agakwafe ke ni n'umwana w'Imana ariko ushobora gusanga ari nk'urumogi n'itabi ndarengana kabisa arambeshe icyagusetse ugasanga wenda njyewe ufite ibi byose dushobora guhura ukankeka nka bimwe umaze iki kinyari ko nk'urumogi yose maze imyaka 0 ubwo ntiyabikuye he urugero yarimo aratagatu abantu batekereza ko umuntu afite dread ashobora kuba akoresha ibiyobyabwenge none ari nacyo wenda ikintu warumbajije mu kanya ngo ni nk'iyo nama nagira wenda nk'urubyiruko wenda ntibazarebe ngo nuko mfite dread kujya muri groupe yacu kugira ukora izi maji ntabwo bisaba izi dread ahubwo biterwa n'ubushake bwawe nuko wenda uteye wenda nge nkunda dread hari utazikunda ibintu byose biba bitandukanye ariko buri gihe iyo ufite intego muri wowe nta n'ahandi ukoze icyo ushaka cyose ukigeraho ubwo icyo nagira wenda nk'urubyiruko inama ni uko wenda nk'abo bavuga ngo nta kazi bafite muri future vision acrobat cyangwa se agency urabona ko ni sakasi Rwanda we dufite sakasi hano dushobora gusohoka igihe icyo ari cyo cyose kuko tuba dufite amashow menshi hanze ntabwo kandi wasohoka wenda uvuze ngo ugiye gusohoka ugiye gukina performance hanze y'ibi ngibi uba warize aha ngo uzagaruke wenda umeze nkaho nta kintu ufite ugaruka hari akantu ufite wenda ku mufuka amafaranga yuzuye umufuka ni akazi urumva ni akazi ariko kuza kubyiga ntabwo bisaba sasa ngo uze ngo ubifate nk'akazi ahubwo ngwino ubikunze n'ubimenya bizakugirira akamaro kubera ko cya mbere cyo ni ukubikunda ukabikorana ubushake mu gihe umaze ubikora umaze gukuramo iki utunze iki kugeza ko ruba rugihenze wabikuyemo nkunda kuvuga ibintu ntunze kuko ni byinshi ni byinshi uyu nawe aratwika mubaze ibyo afite wumve afite byinshi ntabwo noneho wamukira niyo ukuntu uri kumbona ntabwo ariko wambona ukuntu mbona ntabwo ariko meze niyo mpamvu nyine tudakunda kuvuga ibintu dufite ariko icya mbere ni ugukora tugashishikariza abantu nyine gukora sibyo bintu babikunze n'umutima umwe badateganya amafaranga kwanza icya mbere ubundi ibintu biza nyuma byikurikirana urabona nk'iyo uzanye ibintu by'amafaranga mbere ubundi amafaranga agenze ko nta kintu amaze pe ntacyo aho icya mbere iyo ukunze ibintu uri gukora n'abo bantu muri gukorana icya mbere ukaba bafitiye urukundo mukumvikana ubwo bumwe bwanyu nibwo bituma n'ayo mafaranga aza nawe nuzana ibyo gukunda amafaranga mbere ibintu byose bijya kugera kuri finally bigapfa njye na Rasta na mugenzi wanjye tumaze nk'ukwezi turi muri korari korari yo kuririmba korari yo muri nuza yo mu rusengero niyo mpamvu rero abantu ntabwo bakeka ibintu ngo by'ibiki kandi musengera dusenga mu rusengero mufite ibintu byinshi byo kutubwira urwo rusengero rubahe ahangaha
umutima turarugendana twese insengero zacu turazifite. Rero iyo tugiye kuririmba turaririmba tukaririmbira Imana, turabakorisiti tukaba n'abahanzi byose. kandi icya mbere tena abantu baba bagomba kumenya nuko burya nyuma y'ibi byose ujya ubona ibintu byose birazenguruka bikongera bikagaruka ahandi. Ni ukuvuga niba Imana uzi ko ariyo nkuru n'ubundi niyo nkuru byanga byakunda, wajye kuzimu ugakora ibiki na shitani ubwe uku wambwiye ngo hari abantu ngo bagenda ngo bagatanga ibitambo ngo ikuzimu wenda urugero n'ahandi wenda ahandi mu bapfumu. Ibyo bintu byose n'ubundi hari ubikuriye, ari umupfumu ari shitani, hari ubarenze bose, uwo ni Imana sasa. Iyo rero n'ubundi ni ukuvuga ngo niba ari ifite imbaraga nyinshi, ariko ubundi ni gute twajya gusaba imbaraga shitani kandi nawe afite undi murenze? Ni ukuvuga twe icya mbere dukora turasenga, kandi ibintu dukora ni uko twizera. Icyo ni icya kabiri, ubwo kwizera niko kurema. Sasa iyo twizeye ibyo dukora n'ubundi niyo mpamvu mureba mukabona koko biri kuba. Tutabyizera urumva se byashoboka gute? Ni ukuvuga n'Imana ijya kurema isi yakoresheje kwizera kwayo, ikajya ivuga iki kibe ikaba. Natwe rero tugiye gukora, urabona Kebrain niyo muntu presenting ibintu tugiye gukora akavuga ati tugiye gukora ibi, kwa kundi yabivuze nubwo biba bitari byo, ariko muribona ari byo. bivuze ko mutubeshye. Ni ukuvuga ngo mwebwe ubundi ahantu bavuga ko bakubeshye ni handi uba ubona ko atari byo sasa. Noneho niba wabyiboneye se ubwo bavuga gute ko bakubeshye? None se mugenzi wawe yikoreye majubwe nabona ko batamubeshye. Icyo rero nicyo kigaragaza. Byose mwabyikoreye. Nawe yadukoreye maji yaratwemeye ahubwo twayamanitse. Reka tugushimire. Murakoze cyane. Ivugangingo TV KJ niba ari KJ. So I don't know. KJ ni KJ KG TV. Yeah man, booster man. Imbwa ziri record. Thank you man.